Twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose hirya no hino ku isi. Iyi ngiyi rwose nk'uko mumaze kubimenyera muri benshi ni NZIZA Business Group Limited, kampani ya mbere mu kubarangira imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ni ukuvuga amazu, ibibanza, amasambu. Yes, nuvuga rero tubibarangira mukabigura kandi ku mafaranga makeya, ari nako kandi nawe ufite aho ugurisha tubasha kukugurishiriza kandi ku giciro cyiza ndetse vuba bidatinze. Nkuko rero muri kubibona, ariko nkibabwira iyi nzu reka nkwibutse gukanda subscribe wowe utarabikora, kugira ngo ujye ubona imari zose tugenda tukugezaho 5 kuri 5. Nkuko rero muri kubibona, iyi nzu ni inzu nziza cyane iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, salon, salle à manger ndetse na cuisine. Cuisine yayo kandi ikaba ifite na stock, ari nako kandi icyumba kinini cyangwa se chambre principale ifite urwambariro cyangwa se dressing room cyangwa se vestiaire, uko washaka kubyita kose. Si ibyo gusa, kubera ko iyi nzu ifite imiryango 2 isohoka mu gikari, ndetse chambre principale ikagira na bariko cyangwa se ibaraza ryayo. Iyi nzu rero ikaba iri mu kibanza kinini cyane, kubera ko iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 480, ariko kandi ikaba yubakishije amatafari ahiye yose, hanyuma clôture yayo ikaba ruriba yose. Bivuze ngo ni inzu nziza yubakishije ibikoresho bigezweho kandi bihenze bikomeye. Nkuko mwagiye mubibona n'amapave yayo ni imari rwose, nta kwifuriza umuntu wanjye ko yamucika, cyane yuko ari inzu yegereye cyangwa se iri hafi cyane ya kaburimbo. Iyi nzu rero nkuko nababwiye nyine ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, salon, salle à manger ndetse na cuisine na stock, parking na jardin bihagije. Nkuko mwabyumvishe ko ikibanza ari 480, bitewe nuko nyine ibibanza bisanzwe murabizi ni kangahe, ni 300. None numva yirengejeho 180 byose, niyo mpamvu yo kugira mu rugo hanini cyangwa parking nini. Ntabicishije amatsiko rero, igiciro cy'iyi nzu rwose ni amafaranga make cyane ugereranyije nuko ikibanza irimo kigura cyangwa se gihagaze. Ugereranyije n'uburyo yubatse, iyi nzu irahendutse cyane kuko iri kuri miliyoni 78 kandi ziri negotiable. Miliyoni 78 ziganirwaho. Murumva ko ari amafaranga atari menshi, cyangwa se miliyoni, ushatse wanavuga miliyoni 80. Mvuze bitandukanye, mbibibanga bari kureba ku mascreen, murabona ko nanditseho ku igiciro ari miliyoni 80 ziri negotiable. None mbibibanga ndacitswe, sinabyibukaga, mbabwira ko ari miliyoni 78. Nimuyazane arayafata, ndabijyamo kuko ni njyewe ubivuze, ni njye winyuzemo. 78 arayafata, umuyazane ndabikoraho. Wenda ntitwabura nandi tumukuzaho, nawe uje ugashyiraho akawe, kubera ko twebwe turareba inyungu zawe wowe mukiriya utazanye amafaranga, ari we ari natwe, nta kintu na kimwe twabona. Ni karibu cyane rero muri NZIZA Business Group Limited. Ni mudusange mu nyubako ya Centenary House muri etage ya 2, uzamuka muri essence ugahita ukata iburyo bwawe ugahita ubona NZIZA Business Group Limited. Tukakugurishiriza mu gihe gitoya, ari nako tukurangira ahantu ugura hatari mu manegeka, hatari muri litige ariyo yose, ahantu heza, tukakugira inama ukagura kandi ukazunguka. Ni nako rero ushobora kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu, arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa NZIZA Market. Duhamagara kuri nimero zacu muzi mwese, 0788 48 37 cyangwa se 0781 2 0-1-2-3. Ntabwo nareka kukwibutsa yuko tukumanagingira imitungo yawe itimukanwa, tukagushyiramo abapangayi, tukakurikirana ko bubahiriza ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Ibyo byose nta handi wabisanga. Izo serivisi nziza no kukubakira hatari muri NZIZA Business Group Limited.
ni karibu cyane rero, turabakunda. Nyabuneka utarakanda subscribe, kanda subscribe ujye ubona ibyo byose, izo serivisi zose zijyanye n'imitungo itimukanwa tubagezaho umunsi kundi 5 kuri 5. Turabakunda cyane. Ciao ciao.